twongeye kubasuhuza bene data nshuti bakundwa mwebwe mwese dukunda kubana muri wa mwanya mwiza tujya tugiramo w'ijambo ry'Imana ku Mpembero TV online. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana aho tuganira ijambo ry'Imana, aho tuba turi kumwe twumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Ndagira ngo rero tubanze dusenga Imana, hanyuma nitumara gusenga tubone tutangire kuganira ijambo ry'Imana nkuko umwuka w'Imana yaduhaye ko turiganiraho uyu munsi. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe bwinshi, tunejejwe n'umugambi mwiza udufiteho, tunejejwe n'ukuri Imana y'amahoro kandi igira neza. Tugushimiye burinzi waturinze, burinzi warinze abaja bawe n'abagaragu bawe, burinzi warinze imibiri n'ubugingo kuba duhumeka n'imbaraga zawe. Ndagushimira ko amaboko y'imbaraga z'umwijima atasumiye ubugingo bwacu. Ndagushimiye yuko ibitero umwanzi yagabye ku buzima bwacu byafashe ubusa kubw'ijambo ryawe. Turagushimira kubw'umugambi mwiza udufiteho. Nyemerera rero ubane natwe, nyemerera rero tugire neza, ibihe byiza biganza umuntu wese kubw'uyu mwanya no guterana duteranye nawe, kandi humure ryawe ribe kuri we n'ubugingo bwe. Urakoze cyane kukugira neza, urakoze cyane kuko witeguye kugira neza umuntu wese mwamuteze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo mwami aruhurwe naryo, abone igisubizo muri ryo, abone mwami icyerekezo muri ryo, amateka ahinduke mu ijambo. Kandi nibyo koko tubohokera mu ijambo, tukaruhukira mu ijambo, tukubakirwa mu ijambo, amahoro akabonekera mu ijambo. Haleluya, Imana ishimwe. Nyemerera rero umuntu wese uteze amatwi uyu mwanya w'Impembero TV online aruhurwe nawe, kandi ijambo ryawe rigira ubasha mu mutima we, rimubere igisubizo muri byose yari yihebye mwami ndetse ahangayikishijwe nabyo. Tugucire bugufi muri byose, kubyumvishe kandi byakiriye mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubaha ikaze bene data mu mwanya w'ijambo ry'Imana ku Mpembero TV online. Ngewe muri kumwe n'ubundi ni Sindayigaya Moise. Ndabakunda cyane kandi nifuza ko iminsi yose twagenda tugira ibihe by'impemburo, ndetse inama zanyu turazibashimira. Mwebwe mwese mugenda muduha inama, haba abari mu Rwanda, abari mu migabane yo hanze y'u Rwanda, mwese turabakurikira ndetse tunezezwa cyane n'inama zanyu n'ibitekerezo byanyu. Izo nizo nkunga zikomeye kuruta ibindi. Tuba twifuza ko mwatwunganira ndetse mukaduha ibitekerezo. Bityo rero turashima Imana iduhaye uyu mwanya ngo twongere guterana namwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 umurongo waho wa 16. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo nawe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya abigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro kubatwara. Babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikorera, kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi
kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo garuza aya materaniro. Garura aya materaniro. Hari amateraniro twanyazwe, hari amateraniro tutakigira, hari amateraniro tutagitunze, hari ubuzima bw'umwuka bwaducitse. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana dukorera ni yera. Haleluya. Ishimwe ko ijya ibana natwe kandi ko ijya itugirira neza. Uyu ni Pawulo na Sila, bari bari mu ivugabutumwa, bari mu murimo w'Imana. Hanyuma ngo baza guhura n'umuja. Uyu muja ngo yari arimo abadayimoni benshi. Abo badayimoni benshi ngo bakajya babiyoberanyaho, bakanabereka ko bari kumwe nabo, ngo bakajya babanga bana abakozi b'Imana, kandi ibyo bavuga ngo ni ijambo ry'Imana, ngo mubumvire kandi mwumve ibyo bavuga. Ariko wakumva bavuga yagira ngo koko uyu muntu nawe yifatanyije nabo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntuyobe mwene data. Hari igihe umuntu akwiyoberanyaho akanakwereka yuko muri kumwe, ariko uramenye ntubure ubwenge. Dayimoni nazo zizi ubwenge. Abadayimoni nabo barahanura. Ibi bengerana byose ntabwo ariko ari zahabu, ibyera byose si amata. Hoya, uzagira ubwenge. Hanze aha bimaze kugwira, kuko bamaze kumenya yuko imbaraga z'umwijima ziramutse zikwiyeretse mu ishusho yazo, ntabwo wakwemera kuzikurikira no kuzikorera. Niyo mpamvu dayimoni aza yishushanyije, yigize nka marayika w'umucyo, kugira ngo akurimanye cyangwa se aguhirike. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Aravuze rero ngo uyu muja ngo yari afite ba shebuja, ngo yarabungukiraga cyane, ngo nabo bagafashwa nuko abaha inyungu nyinshi. Ngo bukeye agenda inyuma y'abakozi b'Imana, aboma inyuma kugira ngo ajye agenda bananiza. Wabona warananijwe n'imbaraga z'abadayimoni zakomye inyuma runono. Wabona warananijwe n'abadayimoni baguhize ntiwabimenya. Wabona barihindurije bakaza mu yindi sura. Ariko ndimo gutegeka izo mbaraga zari zigufiteho ijambo kugira ngo zikurekure, ubwami bw'Imana buganze, imirimo y'Imana igaragare. Ndimo numva gutegeka kundimo, ndimo numva ububasha n'ubutware bwo gutegeka izo mbaraga ngo zikurekure mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'amaraso ya Kristo. Ndumva nuzuye umwuka wo gutegeka ubwo butware ngo bukuveho, ijuru ry'Imana ryitamurire ku buzima bwawe. Pawulo ngo akorwa ku maso. Haleluya. Ngo akorwa ku maso, agikorwa ku maso ngo arahindukira acyaha dayimoni murimo. Aravuga ngo dayimoni umurimo muvemo. Ngo izo dayimoni zose bari baramutekeyemo ngo zimuvamo. Iki ni igihe cyo gutegeka ibyari bigufiteho ububasha, ibyari byaritekeye ku buzima bwawe, ibyari bifite ijambo mu rugo rwawe. Imana ibikubitisha imbaraga zayo. Ibyari byaraguhagurukiye, ibyari byarahagurukiye urubyaro rwawe, ibyari byarahagurukiye akazi kawe, byari bihagurukiye urushako rwawe, ibyaguhigaga, ibyahigaga ubugingo bwawe. Imana ibikubite, ibicecekeshe none ahangaha. Imana iganze, ihema ry'Imana rigutwikire. Haleluya. Imana igutwikire kandi kwambika imbaraga, kuko niyo yonyine ikwiriye gukora kandi bikagaragara mu ijuru no mu isi. Icyubahiro ni icyayo. Pawulo rero ngo acyaha dayimoni iri muri uwo mukobwa, ngo ikimuvamo, ngo ba nyirawe cyangwa se abari ba shebuja ngo bumva barababaye cyane, bababajwe nuko atazongera kubazanira inyungu n'indamu bamubonagamo. Ngo bafata ingingo noneho yo kujya gufungisha ba Pawulo. Ndagira ngo mvugane nawe urengana kubw'ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mvugane nawe ufite intambara kubera kuba mu gakiza. Ndagira ngo mvugane nawe wahuye n'urugamba kubera kwanga kwihakana umwami. Ndagira ngo mvugane nawe ukorana n'abantu badakijijwe, bakagutega imyambi, bakagutega imico, bakagucukurira inzobo. Ndagira ngo mvugane nawe ufite urugamba ruturuka kuko hari abantu bagonzwe n'umucyo wawe. Kubwire ngo niyo bagufunga, niyo bakugambanira, ntuzacike intege.
ntuzacike intege. Mu ijuru hari Imana kandi ishobora byose. Iyo niyo niginze ngo igukomereze amaboko. Haleluya. Kuko ijambo rirambwira ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ukomere. Kuba bagucukurira inzobe ntabwo uzazijyamo, kuba baguhiga ntabwo bazakwica, ibyaguhagurukiye ntabwo bizakurangiza. Ijuru ry'Imana rizagutabara utari wapfa. Ijuru ry'Imana ryasamiye kurengera ubugingo bwawe. Kandi ngira ubwire ngo hari urukuta rukugose utajya ubona. Nubwo imyambi wumva ikurasa kumva urakomeretse, ariko ngira ubwire ngo burya ntago ari harya baba bashaka kurasa, baba bashaka kurasa mu cyico. Imana ikagukingiriza, yongere igukingirize. Haleluya. Yongere igukingirize, yongere igukingirize, yongere igukingirize, yongere igukingirize, yongere igukingirize, yongere igukingirize, kugira ngo bigaragare ko uri kumwe n'Imana ishobora byose. Pawulo rero ngo baramufata na Silasi. Abantu benshi bazi ngo Sila ni umugore, ariko ntabwo yari umugore, ni Silasi. Uyu mugabo rero Silasi mugenzi wa Pawulo ngo barabafata babanaga muri gereza. Abo bari i Roma, kubera yuko ariho bari bagiye kuvuga ubutumwa, ngo ndetse babarega icyaha gikomeye ko imigenzo yabo ari iya Kiyuda kandi bakaba ari Abaroma, bakaba bari gukorera ibintu bihabanye n'imigenzo yabo, ngo bikaba biri kubangamira rubanda. Cyari icyaha gikomeye. Ngo barangije babata mu nzu y'imbohe, ngo babatamo hagati, ngo kandi uwari ubatayemo, umutware wari ubanazemo, atanga itegeko ku murinzi, aravuga ngo ubacunge cyane, ngo abashyiraho itegeko. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo Satani yagushyiraho itegeko ryo kuguhiga, yashyiraho itegeko ryo kugucunga, uhumure uzabyara, uhumure uzashaka, uhumure ubuzima buzakunda, uhumure inzira abadayimoni basibye zizongera zibe nzima. Ngo Pawulo na Silasi ngo bamaze kugeramo, ngo baratangira, ngo baravuga ngo kujya mu rusengero ntibishoboka. Turazira yuko twakijije umuntu, turazira yuko twasengeye umuntu. Urumva icyaha baziraga mu by'ukuri nta nubwo cyari icyaha, ariko akarengane kabo kagombaga guturuka mu byo bakora. Ndagira ngo ubwire ngo Satani iyo akwambuye akwambura n'ubundi ibyo ufite, kandi kurwanyiriza ku byo ukora. Ngo barangije ngo bakigera muri gereza baboshye amaguru n'amaboko, ngo babanazemo hagati, ngo babakomereza mu mbago. Muri make babagejeje no muri gereza babagumisha mu mapingu. Ariko ngo bakimara kugeramo, Pawulo ngo aratekereza, aravuga ngo mu rusengero ntibigishoboka, ariko niba bidashoboka ni hehe handi bishoboka? Ndagira ngo nkubwire ngo nubona uburyo bwa mbere Satani yaba uzambishe, uzatekereza uburyo bwa kabiri. Nubona inzira ya mbere abadayimoni bayifunze, uzatekereza inzira ya kabiri. Nubona icyerekezo cyawe bagifunze, uzatekereza icya kabiri. Kandi muri uyu mwanya mwatuyeho guhindurirwa amateka, mwatuyeho imibereho mishya, mwatuyeho inzira nshyashya, mwatuyeho impinduka. Ako kanya ngo bakivugana, ngo baraganira. Pawulo aramubwira tumva rero, aha turi ntabwo ari mu rusengero, naho tubohewe, ariko hano ni iki twakora? Ni iki twakora? Ngo Pawulo abwira Silasi, aramubwira ngo nubwo dufunze hari amateraniro tugendana. Amateraniro yo mu rusengero ntabwo tuyafite, ariko hari ayandi tugendana, ayo bita amateraniro yo mu mutima, ariyo nakubwiye ngo uyagaruza. Umuntu ufite aya materaniro abadayimoni ntabwo bamuvogera. Umuntu ufite aya materaniro ntabwo abana be banigwa n'abadayimoni n'abazimu mu ijoro, nta mahembe avogera urugo rwe, nta mbaraga zamurasa ngo inda ye ivemo kubera amahembe. Oya, ntago yararavugishwa, ntago abadayimoni barara bacurika abana abandi babacomeka munsi y'uburiri. Reka da, kubera ko aya materaniro abohora ibyari biboshye. Haleluya. Aya materaniro ndimo nyagusabira ngo Imana yakuzuze, Imana yagushyiremo, Imana yaguterekemo. Haleluya. Pawulo na Sila ngo baraganira, ngo baravuga ati amateraniro yo mu rusengero ntahari, ariko hari ayandi dusiganye, hari ayandi dufite, nayo mu mutima. Pawulo aramubaza ngo ubundi iyo ufashijwe niki yumva kiza mbere? Silasi aramubwira ati ni indirimbo. Pawulo nawe aramubwira ati ngewe iyo mfashijwe ikintu cya mbere kiza ni amasengesho. Aramubwira ati noneho rero buri muntu wese agiye gukoresha ikimurimo. Reka mubwire ngo hano imbere, aho imbere umuntu agiye gukoresha ikimurimo, umuntu agiye gutungwa n'ikimurimo, umuntu agiye gukomezwa n'ikimurimo, umuntu agiye kubakwa n'ikimurimo, umuntu agiye kujya yubaka ibintu bitewe n'ibimurimo, umuntu agiye kujya arenga bariyeri bitewe n'ikimurimo. Ndagira ngo ubwire ngo ikikurimo Imana icyuye
mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo baratangira, ngo bararirimba barasenga, bararirimba barasenga. Amateraniro yo mu mutima aragenda ngo arakura, amateraniro arazamuka, amateraniro aba menshi, amateraniro ngo arababyiga, amateraniro atangira kubyiga inzugi. Hari inzugi zari zikoshye, hari inzugi zikwiye kubohorwa n'izo mbaraga, hari inzugi zikwiye gufungurwa n'aya masengesho. Uko baririmba basenga, uko basenga baririmba, uko baririmba basenga, uko basenga baririmba, ngo inzugi ziratangira zirifungura, urugi kurundi, urugi kurundi, urugi kurundi, kugeza ku rwego ngo inzugi zose zafungutse, imiryango ya gereza irarangara, ntihagira n'umucika. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu w'Imana afite ubudahangarwa, afite ubudahangarwa, kandi ikintu cyose uzakora ukabona kirimo kwangiza, ntuzavuge ngo kivuye ku Mana. Barasenze, inzugi zirafunguka, ariko nta mbohe nimwe yagiye, ahubwo zaricaye zireba imirimo y'Imana, nazo zirabohoka, nazo zirafunguka, nazo zibona ni byiza, zitangira kwishima, zitangira kuririmba. Aya materaniro akongeza gereza. Aba bagabo bararirimba gusa barasenga, Imana nyir'ijuru iritaba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bihamagara Imana ikitaba, hari amasengesho ahamagara Imana ikitaba, hari imbaraga zihamagara Imana. Ndakwingingira kugaruza amateraniro wanyazwe, amateraniro yatumaga ubyuka saa 9, amateraniro yatumaga abadayimoni batakuvogera, amateraniro yatumaga ugira iyerekwa, amateraniro yatumaga urota neza, amateraniro yatumaga uhanura, amateraniro yatumaga ugira umutima uciye bugufi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndimo kukwingingira Imana ngo ikugarurize aya materaniro, kuko aya materaniro yaragiye, ariko aya materaniro yawe Imana yongere yagarure kugira ngo yararemo, wongere urare wuzuye umwuka wera, wongere ugire iyerekwa, ujye umenya ibyo ugiye gukora, ugire umwanya wo gusengera ibyo uzakora, ugire umwanya wo gusengera urubyaro, ugire umwanya wo gusengera urwo rushako rwawe, ugire umwanya wo gusengera iyo business. Imana ikugire neza, ugire umwanya wo gusengera ubugingo, kuko ubugingo bw'abantu benshi busigaye muri iyi minsi. Imana itugire neza. Ngo aya materaniro aragenda arakora, ngo kugezaho umurinzi w'imbohe ngo yaragiye kwiyica, ngo ariko akangutse, undi aramubwira ngo reka ntiwigirire nabi, ngo ntaho twagiye twese turahari. Ndagira ngo nkubwire ngo ikiva muri aya materaniro ni ibyiza si bibi, kuko ijambo riravuga ngo reka nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni ibyiza si bibi, kugira ngo bareme mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Uyu murinzi nubwo yashakaga kwiyica, ntabwo bari kuba bamutorotse, kubera yuko byavuye ku Mana, kandi Imana niyo muremyi wa bose, niyo yaremye abantu, niyo yaremye ibintu. Ntiyari gutuma rero havamo kwiyahura no kwicwa, kubera yuko Imana nta bintu igikoreramo guhomba. Yagiraga ngo n'uyu nawe amenye yuko imbaraga zayo zihari, kandi n'aba bafungwa nabo bamenye ko imbaraga z'Imana zihari. Mwene data rero, hari amateraniro wanyazwe, hari ibihe wanyazwe. Ngira ngo nkwingingira Imana muri uyu mwanya w'impemburo, Imana iguhembure, kandi numara guhembuka uzabona ineza y'Imana. Imana itugire neza. Rero turi kumwe, reka dusengane dusoza kugira ngo Imana ikuzuzemo ibi bihe kandi aya materaniro agaruke. Mana nziza ukorera mu mitima y'abantu, sabiye ubugingo bwa bene data bose bumvishije iri jambo, bashoboze kugarura amateraniro Satani yabanyaze, ibihe byiza banyazwe, amasengesho banyazwe, bityo babashe guhagarara mu mwanya wo gukontorora ibahiga nibashakisha. Ijambo ryawe rigira ubasha kuri bo, kandi utsinde ibyabatsindaga, kugira ngo uyu mwanya ufate ijambo kandi utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu, amen. Bene data rero, tukiri muri uyu mwanya, tukirimo tuganira, turagira ngo tubabwire ko iyo ari umwanya wo kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Bityo rero turabasaba ngo mukore subscribe cyangwa se sabone, mukande kukazogera n'ahanditse subscribe kugira ngo mubone notification, hanyuma mujye mubasha gukurikirana ibyigisho byacu, icyo dushyizeho cyose kibagereho, mutagombye kuza kubisacinga ngo mwandikemo Impemburo TV online, bitagombye kuzamo ibyo byose. Iyo wanditse kuri subscribe bigira umumaro, kandi nawe ubuduhaye umusanzu wo kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Imana amahoro ibaganze kandi mugubwe neza, ibuzuza imbaraga kandi muhahe muronke. Amen.